sekirite abashinzwe umutekano munywanyi wari kare yakoze iki se urumva match yararangiye arasohoka noneho agarutse asanga abashinzwe umutekano ntibemera ko abantu wasohoka yinjira agana hano kuri VVIP urabona wa muryango binjiramo baza hano kuri VVIP Sarupongo bamwangiye kwinjira araforsa ashaka guforsa biranga sinzi uwo bavuganaga ngira ngo yaraje kureba aramutelefona kuri telefone amutelefonnye ashaka kumubwira ko bamwangiye amubwira ko bamwangiye kwinjira ariko akoresha igitutsi ntavuga hano kuri mikoro kibi cyane atwaba ntuza banze ko ninjira kibi gatuka abo bamwangiye nyine bamwangiye kwinjira ariko abatuka igitutsi kibi urumva nge ntavusubiramo umwe muri mu bapolisi aramwumva n'amatwi amubwira ngo abagize gutya na gutya ngo banze ko ninjira bahaje reba kengera ubutamwa na ngenda urumva uri aka kanya tayari ya rusa polisi umufana wa Peru utaramara imyaka 2 ayifana urumva ya rusaba polisi bararakaye baramufata bamufungiramo hariya ariko Sarupongo yahamagaye igihugu cyose habaye isibaniro kuri stade polisi iravuga turamufunga abafana ba pera abayobozi babo b'abafana ba peri habaye isibaniro polisi yashe Sarupongo asigaye yamagarira ibukuru sinzi uko byarangiye ni nkemwe byarage nahavuye naramenya icyo byarage sinzi n'abarakomeje baramumumanuye kumufuko ko bashaka kumujyana kuri station ya polisi ariko ku ruhande rwa peri mwakiranuka gute bakavuga ko agomba gufungurwa bakavuga ko arengana muramurenganyije urumva ni bya bindi nyine nakubwiraga kuko uri umufana wa peri urakora icyo ushaka uratuka abantu b'abayobozi inzego z'umutekano ko bagiye gutukana kuri Ferwafa hari icyo wabonye ko bagiye gutukana ukora imyigaragambyo kuri Ferwafa mwumvishe ibitutsi byarimo rwose ku basifuzi no ku bayobozi ba Ferwafa bagiye kuri federasiyo niyo myigaragambyo baragiye bakora imyigaragambyo baratukana bikomeye nta cyabaye habaye iki se hari ikintu cyabaye se nibisanzwe baramenyereye nyine ni uburenganzira bwabo nyine fana wa pera akora ibyasha hasi bakora byose ku mbuga nkoranyambaga ni muyibona fana wa pera afite uburenganzira ashobora no kubitira kuri stade rwose abayumva komeye nyine abayumva ari hejuru katabikora gasa kiri muri Rayon Sport ugeze naho tuka ari guhamagara mu nzego z'umutekano nigeze kubivuga babigira trend babigira brag vuga ni bose bigize abagenerali bigize abamajoro bigize abafande uravuga akabwira wewe nani wewe ibintu biri aho ngaho bitari sportif so ntago ari ukubataka ariko in this case mukwiye kumva reality mukumva ukuri abantu bakabayobya ariko dukeneye umupira urimo fairness urimo flexibility urimo esprit sportif ikindi kintu gikenewe ibaza polisi bari kuri duty muri stade naho harasinze naho kubangamiye kora kwakubwiye ngo ahantu wemere kuhanyura ntabwo binjira wasohotse umufana wasohotse niyo wagezemo kare fine ariko imyanya y'icyubahiro ntabwo wemere kunyura ngaha protocol gusaba kunyura handi ugasohora igitutsi mu kanwa imbere y'abapolisi men in uniform bambaye uniforme banakujyana aho hantu ugomba kuba wicaye mpaka match irangiye ugatangira guhuruza umufana wa PFC arafunzwe ibi nibibaho n'ibyanganirwa bampaye ko ndi umufana wa mwagiye mworoha ikintu yaba wagarutseho urumva ubu dukeneye kwikomeza kuri urwo rwego kwa kwikomeza kurenga nyine ukumva hari ikintu nyine utahanirwa ukumva ko gutuka umuntu wari wese byemewe kufana hape ntabwo beguha immunity kuri discipline udahangarwa apfa kuba ari umufana nyine none niba byageze ku mufana wumva icyo kintu niba byageze ku mufana akitwara atyo wa musifuzi ugomba gutanga ikarita cyangwa penalty aho bikomeye mu kibuga muri cloche mu minota yanyu n'abafana baratinyitse mu bantu abasifuzi bagomba gutinya n'abafana barimo nahise kubaza ngo niyo umufana wigira gutya atinyitse ibaza none wa musifuzi ugomba gutanga ikarita ya kabiri y'umuhondo ibyara umutuku
yayitanga ntabwo bishoboka penalty ku munota wa nyuma Nayitanga- ntabwo bishoboka nayitanga agahura na Sarupongo ibaze hanze. nyine wundi uri gutegura man of the match ntabwo byakunda se oya cucuri nayitanga agahura na Sarupongo hanze biragenda gutya aho niho karenza kugira ngo bya Systeme. ubwo yakwihahiye imirasire ni iki kari umurego ku mutima byafekita ahantu hose ntaho byasize mu mupira w'amaguru hazaze Naho. bane karenzi washyizeho umuntu umwe uriya niho hagati Ni urugero. hazaze n'abandi bane Na- furu buzuye rwose buzuye rwose tubirebe noneho ushyizeho didiye ugashyiraho n'undi bakarangwa jisite n'undi wakisanga ari ibyo basaze bane furu oya ntabwo bibaho ntabwo umusifuzi azari umwe batuzanira abasifuzi niba koko ferwafa turimo tujya mu bucuruzi nayo icyo yaravuze ngo ntiyazaze uwo hagati gusa we yagomba kuzitimura itimu yose Eh. abasifuzi mananga ni bane bavuye Maroc kuko bane n'umusifuzi ndetse niba wa bashaka ko tuguma muri ibyo nyine ejo bazumva ngo Abdul niwe uhari bamuhe mari ngabo niba zayihabutse Rayon Sport nta kizakora izabyakira Nakora iki? Yakora iki? Ntacyo yakora. igomba gutanga protest ariko dukwiriye bageze finali igikombe cy'amahoro urashaka igikombe Gukora iki se? wemera ibyo bintu n'ubundi Nahise- usanga uretse amantuza ariko ntabwo wumva drill nanone aha ngaha Rayon yabirenganye Rayon Sport ikintu isabwa gukora ni kimwe andi kuvuga ngo ntabwo twishimiye ibi ngibi ibyemezo ni bifatwa ugukomeza kurwana n'umwanya wa kabiri Aho umpe- ikareba ko yawusimanta neza ikitegura CAF Confederations Cup nibigeraho naho ibibura ibikombe by'imbere hano nibigeraho ibibura Lore ibikombe by'imbere nabwo iri kurwana ikawubura nibura izagenda bite izajya ivuga ngo noneho duhebere urwaje tuzajya dukubita ni uguhita Rayon utamara Sport ugakubita yongera inyuma. ukongera irya kabiri ugakubita nikanira itsinda amakipe asigaye muri shampiyona ntizongera guhura na APR muri Ya- shampiyona ntabwo bazongera guhurira ni itsinda imikino isigaye muri shampiyona ibona umwanya wa kabiri ariko ibikombe by'imbere mu gihugu biragoye bazahura kuri Sinzi finale ejo ikizakorwa. bundi nta Sinzi uko gihinzi bizagenda. barahurira kuri Kuko- finale ya peace cup kuko nk'ubu rero urabona ko yiteguye gukina bazahura yego, nk'ubu rero urabona ko biteguye gukina derby ariko si bibaye byongeye kuba nyine ko bibaye inshuro nyinshi se n'umusifuzi rero utanga ikarita akayihisha agahina akaboko akayihisha kandi yayikuyemo urabona ko aho biganisha biragenda byica umupira wacu rehani izagira sikiseni ku ruhando nyafurika ariko hano hakuze kubona aho kubona bigana abafana aho bigana aricyo nahise yaravuze ngo ariko Rayon izakina finali yego yizeye gutwara igikombe se kuri iyi misifurire ntabwo bishoboka urumva umutego uhari n'uwa mbere mu Rwanda finali uzahagera yego ariko uzatwara igikombe noneho rero nkare yikora iki iceceke ituze ivuga ngo Iceceke twakiriye ituze. kutazatwara igikombe Yakora. kugera ryari Nta kintu wakora. nyagasana azatabara nanjye kera numvaga numvaga ari ikintu cyakorwa nta kintu Rayon Sport yakora nta na kimwe njye numvaga ari ikintu nanjye cyakorwa ni kera ikihe iyi gitekerezo Zarenga ngo Ni ikihe? nyine. iyi protesting ivuge ngo Ivu- dukurikije imikino tumaze igihe dukina Ese ive muri dukurikije imisifurire uko bimeze twebwe turashaka ko kuri derby hazaza umusifuzi uri netre utari umunyarwanda aca impaka ibyo bizavamo tuzabyemera uwa mbere mu Rwanda Ibibwire nde? yitwa ibibwire nde yandikira federasiyo Boni Mugabe none se abereyeho gukora iki aho rero ntabwo aba ari mu kazi ke ntacyo uzi ko neza neza abantu biyakiriye barakubwira ngo muzavuga baravuga ngo muzavuga mu ruhe Uzi ko mwiyakiriye. ntacyo mwahindura mbese niba ruhari wahinduye se ibyabaye mu Bugesera niba ruhari Biba bibabaje. nibyo arahari. Ngabo ikibazo ni kwakira Ngabo Yisonga. situwasiyo. Bugesera, Kuva ngo igikombe Yisonga cyagiye. akora biriya nta rero niyo yari ifite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona buriya ni kwaka ikipe umushyitsi igikombe se niba ruhari hakurikiyeho ikiza igikombe Habaye. bakiyatse gutya Gutya mu ntoki yakozwe mu mufuka wanjye niyo mpamvu navuze ngo nibikomeza bitya niko gupfa k'umupira rwose Usanzwe utameze irabura igashira bikarangira kandi uri umupira ukomera ariko mugasigara imitsinda mu bwonko. udagatsindwa abantu bashobora gukomera hatari niba ushobora no gufata man of the match nta fairness irimo ariko wigire ni akantu koroshye pe ni amafaranga si ibihumbi ijana hari Magana niba abiri. ku ijana batanga magana abiri n'ijana ijana rika bwabaye iya beka wasanga ijana byanditseho niba ushobora gufata n'ibihumbi ijana umukinnyi nka Dolphe watangiye ari umunyezamu wa gatatu watangiye ari umunyezamu wa gatatu agakora performance nk'iyi kuri derby niba udashaka kwihanura Rayon Sport wari wadinza Dolphe utumye mubona inota ariko rimwe icyo utariho uwareyo ikibazo ni ukiri nyine Richard niwe wari ukuri iki gihe we yatabyemerewe Richard nubwo hari amakosa yakoze dufate ko utabitinyuka hari n'abavuga ati kazungu ntabwo akunda Richard Richard niwe wari ukuri iki gihembo sharakinye neza oya Oreyo Richard yarusha abakinnyi bose ba Rayon n'aba Oya, Oreyo tuvuge ko abitwa ba utabitinyuka. bigira imana baba bari aho ngaho umupira Ariyo w'umuhaye yasubiye inyuma mu kudefanda ibumoso rwose, ntacyo byararangiye. yafasha Rayon ntayifasha mu kwataka ntayifasha mu kudefanda Richard arirukanka ikibuga cyose adefanda yataka oya niba ugitanga Adefanda, kandi yatangiye kina gatandatu arakina imyanya ibiri arakinwa n'uwa Bedi bigira imana niba utatinyuka kugiha umukinnyi wa Rayon Sport wenda ukaba wumva utabitinyuka ukaba twumva Ari ukaba wumva igitangaza. ukoze Ari amabara igitangaza. Eh, uzabibazwa giha uwa peri witwaye neza kurusha abandi
sibyo wayihana ruboneka buri gihe umwe mu bakinnyi ariko wayihaye Dolphin bagize match mbi babyita stinker Adolphe- yataba Dolphin Alper iba yari ibitego nibura bike biragaragara n'ibitatu yuko bine byagaragara ko ikipe yarushijwe Adolphe yagaragara ko noneho ruboneka urayimuhera wayiha rubonekaho hagati kuko utanze amanota ruboneka yarushije Otara kuko Otara yari mu bakinnyi ba APR bari hasi batakinye neza Otara derby yaramugoye kugira ngo cyane iki kiganiro kibashe gukundwa gutya no kugira ngo abantu bakirebe kuri YouTube abarenga 2400